Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe, abari hirya no hino ku mpande enye z'isi, abari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo, ndabifuriza kugubwa neza, ndabifuriza kurindwa n'Imana, ndabifuriza ubutware butangwa n'Uwiteka Imana. Mu izina rya Yesu Kristo rero nimugubwe neza kandi mugire umugisha. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka dusenge Imana niturangiza tuyiragize kugira ngo ibane natwe. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje. Mana, tugushimiye uko wabanye natwe. Tugushimiye imirimo yawe. Ayi Uwiteka Imana, buri wese wamurinze kandi wamubereye maso. Ngaho rero ndakwinginze Data mwiza, ubwo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwuka wera natubera umuyobozi, ijambo ryawe rigira aho ridukuye naho ritujyanye. Unyemerere dufashwe n'ijambo ryawe, kandi Uwiteka Imana uhindurire benshi gukiranuka. Erega twebwe turi abanyantege nkeya, ariko tugufite nitwifuza undi murengezi. Bisobanuye ngo Uwiteka Imana uri mu ruhande rwacu, mubisha nawe. Oya, nubwo ibyaduhagurukira byaba byinshi, ariko Mwami Imana ibyo byose ubidukirizamo, kuko warirahiriye uravuga ngo nubwo ibyago n'amakuba byaba byinshi ku mukiranutsi wanjye, ariko nzamukiza muri byose. Unyemerere ubwoko bwawe. Nzi neza ko harimo abarwaye, harimo abarushye, harimo abaremerewe, harimo ababuze uko babigenza, ariko Mwami Imana ntawaguhungiyeho, uzabura uko agenzwa rwose. Ngaho rero nyemerera mu izina rya Yesu, uwo gushimikamishijeho umutima, uwo nguwo uzamurinda. Uyu munsi wa none hari abafashe ubugingo bwabo, bafata ubuzima bwabo babushyira mu biganza byawe, kugira ngo ubarinde ubarengere. Iyi si ni iy'umwijima, iyi si irimo ibirwanya umugenzi ujya mu ijuru byinshi. Niyo mpamvu Mwami Imana, haleluya haleluya, ubwoko bwawe bwahisemo kukwiragiza. Erega turi mu biganza byawe, oya nta bwoba namba. Erega turi kumwe nawe, umubisha nawe. Nubwo ibyaduhagurukira byaboneka, ariko Mana ujye ubyegeza, kuko intego yawe niyo kurengera ubwoko bwawe. Oya, ntabwo intego yawe ariyo kubakoza isoni. Bisobanuye ngo Mwami Imana, kubw'imbaraga zawe n'ubuntu bwawe, uyu munsi wa none ngwino ugira icyo wakora mu izina rya Yesu Kristo. Ugira icyo wakora ku barwaye, ugira icyo wakora ku batagira shinge na rugero, ugira icyo wakora ku babuze uko bagenza, ugira icyo wakora ku babuze amahoro mu ngo, ugira icyo wakora Mwami Imana, kuko ni wowe ugira icyo urema warangiza ukagikomeza. Ngaho rero nyemerera, hari abazindutse bakwinginga ngo Mwami Imana ubagirire neza, hari abazindutse bagusaba umugisha. Ngaho ngwino utanga umugisha wawe, ngaho ngwino ubohora abarushye kandi n'abaremerewe. Mwana, ndasengera imbohe ziri hirya no hino. Yewe Data mwiza, niwe ujya ubasha kubohora, kuko Mwami Imana washoboye kubohora Pawulo na Sila. Mwami Imana babona ikiganza cyawe. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none ndakwinginze kugira ngo ubwo ugenderera abandi ntusige abarwaye, ubwo ugenderera abandi ntusige abashonje, ubwo ugenderera abandi ntusige imbohe, ubwo ugenderera abandi ntusige abarushye n'abaremerewe, abari ku murimo wawe hirya no hino, abakuvugira mu kuri no mu mwuka. Abo bose mazamuye imbere yawe, kugira ngo n'uwaraye arira abone umunezero wawe, kuko kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ngaho rero nyemerera Data mwiza, utugirire neza. Iri jambo ryawe rigira icyo ridufashije, rigira aho ridukuye, rigira aho ritujyanye, kuko Umwuka wera niwe muyobozi. Turashaka kuyoborwa nawe muri iki gihe kigoye, turashaka kuyoborwa nawe muri iyi minsi igoye umugenzi ujya mu ijuru. Ariko ijambo ryawe rirambwira ngo nitubona iminsi yabaye mibi, ngo tuzararame turebe hejuru, ngo hari icyo nawe uzakora. Duhamagaye ubwiza bw'Imana, duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye gukora kw'Imana. Erega Mwami Imana ni wowe ujya uhindura ibintu
niwe ujya ukuraho ibihombo, niwe ujya ukuraho ibyananiranye, niwe ujya ukuraho imigambi y'abarozi, niwe ujya ukuraho imigambi y'abagome n'abagambanyi, niwe ujya uhindura amateka, ni wowe ujya ufata umuntu wari uri mu mutekano mukeya ukamuzanira umutekano, kuko umutekano w'ijuru rwose uba wizewe. Ngaho rero nyemerera tuyoborwe nawe, tuvuge tubwirijwe nawe, kandi utwiyoborere muri byose. Uwo dutangiranye nawe umuhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi no mu gusoza nyemerere dusozanye nawe. Urakoze urakarama Yesu Kristo, tukubanje imbere kuko ari twe tubanje twananirwa. Urakoze urakarama rero, bisabye nize mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Hanyuma reka dutangire dusoma kugira ngo tubashe kumva uyu muririmbyi icyo ashatse kuvuga. Ni umuririmbyi w'107. uravuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru? Hariho akabazo. Ageze hepfo aravuga ngo ni umwuka wihoraho. Ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande? Ni umwuka wihoraho. Imana ishimwe. Icyo ni igitero cya mbere. Igitero cya mbere kiravuze ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru? Ngo ni umwuka wihoraho. Imana ishimwe. Nta kindi kintu cyakwemeza yuko uzagera mu ijuru, oya nta na kimwe. Ibitekerezo byawe byaza bikakohereza mu mubiri, ntubashe gutekereza cyane, ariko nusenga Imana ukaba uri mu mwuka by'ukuri, ijambo ry'Imana riravuze ngo warya ngo twemezwa n'iki yuko tuzagera mu ijuru? Ngo nta kindi cyatwemeza. Ntabwo ari ibiryo byinshi byatwemeza, ntabwo ari inshuti n'imiryango byatwemeza, ntabwo ari amafaranga byatwemeza, ngo ariko ngo umwuka wera wihoraho, ngo niwe watwemeza yuko tuzagera mu ijuru. Ntabwo wagira ibyiringiro mu by'ukuri utari mu mwuka. Oya ntabwo wakwizera iby'ijuru kandi mu by'ukuri wibera mu mubiri gusa. Imana irashaka ko uhereye none uyoborwa n'umwuka wera, kuko abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana, nibo bamenya iby'ijuru. Wowe urashaka kumenya iby'ijuru kandi utuyoborwa n'umwuka wera. Indirimbo iravuze ngo twakwemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru? Ngo ni uwo mwuka wera. Ageze hepfo aravuga ku nyikirizo yawo ngo dushake uwo mwuka wera, dushaka uwo mwuka wera. Ni Yesu wawutugabije. Imana ishimwe. Mwuka wera watanzwe na Yesu. Uribuka cyane ubwo yajya kujya mu ijuru, abigishwa baramubajije ngo mbega kudusize twenyine? Arangije arababwira ngo oya ntabwo nakora iryo kosa. Yesu ntiyakora ikosa ryo kugusiga mu kibazo, Yesu ntiyakora ikosa ryo kugusiga wenyine, oya ntabwo byakunda. Umwami Imana arangije aravuga ngo nubwo ngiye nabatekerejeho ngo nzaboherereza umwuka wera, ngo icyo akoze ni mumwakira agatura muri mwebwe, azabana namwe kurenza uko nabanye namwe, azakora ibikomeye kurenza uko nabakoreye ibikomeye, ngo azabashyigikira, ngo kandi azabamenyesha byinshi mwebwe mutigeze kumenya. Niyo mpamvu rero mukozi w'Imana, muntu w'Imana urarurira, muntu w'Imana ushaka Imana, ntabwo wabona Imana udafite uwo mwuka wera, kuko uzatera intambwe za birantega zibe nyinshi, kuko uzatera intambwe yo gusenga ariko ibikurwanya bibe byinshi. Niba udafite umwuka wera uzatakaza izo mbaraga. Mbere ya byose ushaka umwuka wera. Ese wambaza ngo umwuka wera harya ngo nawe ushaka gute? Yemwe ushaka umwuka wera akora amasengesho, agasenga cyane kandi akiyiriza ubusa agasenga, kubera yuko utasenze Imana wiyirije ubusa ntabwo ushobora guhabwa izo mbaraga z'umwuka wera. Ugomba kwiyiriza ubusa, umubiri ukananuka, ariko ubugingo bwawe umwuka uri muri wowe agakomera. Iyo ufite umwuka wera oya ntabwo ugira. Iyo ufite umwuka wera oya ntukangwa n'ibihe. Iyo ufite umwuka wera ntukangwa n'iminsi. Iyo ufite umwuka wera ntukangwa n'ibiciro byazamutse. Iyo ufite umwuka wera ntukangwa n'umugabo ufite amahane. Iyo ufite umwuka wera ntukangwa n'umugore ugusuzugura. Iyo ufite umwuka wera ntukangwa n'akazi kanze. Iyo ufite umwuka wera ntukangwa n'abakurwanya. Barakurwanya ariko ukabibona nk'ibisanzwe, kuko muri
wowe haba harimo imbaraga. Uwo mwuka wera ntabwo ari uw'ubwoba, ahubwo ni umwuka utuma dutinyuka, yemwe no mu rupfu tukaririmba, yemwe no mu ngorane tukaririmba. Uwo mwuka wera mu bushake, kuko umwuka wera niwe wagufasha. Ujye wibuka cyane, umwuka wera niwe wafashije Esiteri kugira ngo abe umwamikazi kuko abandi mu by'ukuri baragiye baririmbisha, abandi bashaka iby'ifeza, abandi bashaka iby'izahabu, abandi bashaka ibibanezeza, ariko we yigira inama yo gusenga, kuko yari yamenye ko umwuka wera ari ujya ukora ibikomeye. Shaka umwuka wera rero, niwe uzagukorera ibikomeye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Imana ishimwe. Uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Umubyeyi yakugenera isambu, umubyeyi yakugenera itungo, umubyeyi yakugenera amashuri, umubyeyi yakugenera ibyo kurya, ariko ntiyakugenera umwuka wera. Ni ukuri wawushaka ahantu ku isoko, oya ntiwahabona. Wasangaho bacuruza ibijumbu, ugasangaho bacuruza imyumbati, ugasangaho bacuruza ibigori, ugasangaho bacuruza ibyo kurya by'ubwoko bwose, ariko nta na hamwe wabona wasanga umwuka wera. Ariko nujya ku karago ugasenga Imana, ukavuga ngo uhereye none singishaka kuyoborwa n'umubiri wanjye, ndashaka kuyoborwa n'umwuka wera, nuko umwuka wera azakuzaho. Maze ngo abo bagabo ngo amaze kubabwira gutyo, ngo bigira inama, ngo ubwo yari amaze kugenda, ngo barangije barikingirana, ngo barasenga. Ujya wibuka ko icyo gihe ngo bahawe uwo mwuka, ngo maze ngo buri wese avuga mu ndimi zitandukanye. Imana niguha umwuka, ururimi rurahinduka. Imana niguha umwuka wera, imikorere irahinduka. Imana niguha umwuka wera, oya ntuzongera gutinya, uzaba ufishize ubwoba kandi ushize amanga. Uzamenya ko Uwiteka ari ufite imirimo ikomeye ku buzima bwawe. Ushake uwo mwuka wera. Ageze ku gitero rero cya kabiri, arangije aravuga ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutari kumva, iyo tutari kumva twibaza icyo twakora. Reka dusubiremo. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutari kumwumva twibaza icyo twakora. Imana ishimwe. Gahumva umuntu uyobowe n'umwuka wera yaranditse, arangije aravuga ngo uwo mwuka wera akora imirimo ikomeye. Kandi ageze hepfo aravuga ngo niwe wemeza abantu. Ngo tugira ubwoba iyo tutari kumva uwo mwuka wera. Imana ishimwe. Ntabwo agira ubwoba yuko abona inzara yateye, oya ntatewe ubwoba n'ibyago, oya ntatewe ubwoba n'ihinduka ry'ibihe, ahubwo agira ubwoba ngo iyo atari kumva uwo mwuka wera, iyo nta majwi y'Imana ari kumva, iyo nta presence y'ijuru ari kumva, ngo aba yumva afite ubwoba. None wowe ikigutera ubwoba ni ikitagira umumaro. Nyamara uyoboye n'umwuka wera, iyo atari kumva uwo mwuka wera muri we, ngo aba afite ubwoba, ngo aba acitse intege, ngo aba atentebutse. Ariko umwuka wera abane nawe mu izina rya Yesu. Mwuka wera abane nawe mu byo ukora. Mwuka wera abane nawe mu bishoro byawe. Mwuka wera abane nawe mu kazi kawe. Mwuka wera abane nawe mu murimo w'Imana. Kuko njyewe naritegereje nsanga mwuka wera niyo fondasiyo. Wabatizwa ariko utagira umwuka wera, ejo mu gitondo ukagwa. Wajya kuririmba utagira umwuka wera, ejo mu gitondo bikakugora. Wakora ibikorwa byawe udafite umwuka wera, mu by'ukuri ukabona ko byanze. Ariko nuba mu mwuka wera, we nta na kimwe kizakugora. Uzaba wegamiye umugabo ukomeye, uzaba wegamiye umugabo uruta abandi bagabo, kuko umwuka wera icyiza cyiwe oya ntabwo agusiga kandi ntabwo aguhana. Nta nubwo yakora iryo kosa, ni ukuri ryo kuba yagutererana.
umwuka wera rero niwe ukora imirimo ikomeye. Udafite umwuka wera nta mirimo ikomeye wakora. Ibyo wakora byose, dore umwuka wera niwe wagushyigikira, kuko iyo ufite umwuka wera ugahura n'ibigeragezo, wigira inama yo gusenga. Iyo ufite umwuka wera ukabona ibikugoye byaguhagurukiye, ukabona intambara zabaye nyinshi, icyo gihe ujya gushaka Imana ukumva icyo Imana ivuga, kuko umwuka wera ariwe ukora ibikomeye. Ntabwo wakora ibikomeye wowe wenyine, kuko wowe uri inyama n'amaraso. Wowe uri umuntu uremye mu bwoba, ubwoba bwawe ntaho bwakugeza. Nimba uri mu kazi ugahuriramo n'ibigeragezo, ukabona mu by'ukuri wahagurukiwe, ndabizi ko ibyo dukora byose ntabwo Sanibalati na Tobiya bajya basigara, ndetse na ba Gishemu bagendana natwe. Iyo Imana iguhaye akazi, abo nabo baraza. Ariko mu by'ukuri iyo wakiriye umwuka wera, umenya ko intambara zawe utagomba kuzirwana mu mubiri, ahubwo umenya ko ugomba kuzirwanya mu mwuka. Hajya ngo kurwana mu mwuka ni iki? Ni ukumenya ko ibikugerageza byose nta kindi cyabivanaho uretse isengesho. Kandi isengesho ry'umunyamwuka riba rimeze nk'isasu, riragenda rigatobora rikabomora. Oya, nta waritangira. Isengesho ry'umunyamwuka wera nta magambo yaritangira. Isengesho ry'umunyamwuka wera nta gikuta cyaritangira. Isengesho ry'umuntu ufite umwuka wera nta murozi waritangira. Isengesho ry'umuntu ufite umwuka wera nta byago, mbese bya bintu byose biza bigahindisha abantu umushyitsi, nta na kimwe cyaritangira, kuko umwuka wera akora imirimo ikomeye. Kandi iyo mirimo ikomeye niyo yemeza abantu, kuko ijambo riravuze ngo, umuririmbyi aravuze ngo umwuka wera niwe ujya ukora ibikomeye. Nimba ushaka kugira ngo Imana igukorere ibikomeye, banza ushake umwuka wera. Nimba ushaka gukomerera mu byo ukora, banza ushake umwuka wera, kuko udafite umwuka wera urugamba rwagutsinda. Imana ishimwe. Ngo maze ngo Pawulo na Sila ngo mu nzu y'imbohe ngo bigira inama, baravuga ngo nta miryango ikomeye dufite, oya nta bavandimwe dufite, ariko twasenga Imana yadukura ahantu. Haleluya. Imana ijya yumva gusenga, ariko gusenga kwakorewe mu mwuka wera, gusenga kudafite uburyarya, gusenga kudafite ikindi kintu kwishingikirijeho. Niyo mpamvu ngo aho bari mu nzu y'imbohe ngo baratangiye barasenga, ngo bararirimba, ngo bakiri kuririmba umwuka wera aruruka, imbaraga z'Imana ziruruka, ngo inzugi z'imiringa ngo zicikamo kabiri, ngo zirafunguka, ngo n'ibihindizo by'ibyuma bigira gute, ngo bicikamo kabiri. Mu by'ukuri nubwo usenga Imana, ariko ukeneye gusenga Imana uyobowe n'umwuka wera. Reka mbabwire, sinzi impamvu Imana mwe ngo tuganire kuri iki kintu kijyanye n'umwuka wera. Umuntu uyoborwa n'umwuka wera, oya ntabwo asambana uko yiboneye. Umuntu uyoborwa n'umwuka wera ntabwo ashobora kwiba. Umuntu uyoborwa n'umwuka wera ntabwo avugira mu mushiha. Umuntu uyoborwa n'umwuka wera, oya ntabwo ashobora gusinda. Umuntu uyoborwa n'umwuka wera ntabwo ashobora kwandavura mu byaha, kuko ntabwo aba ari we ngo yigenge. Ujya gukora icyaha ukumva ijwi rikubwira ngo mwana wanjye, menya ko uriho amaraso yanjye. Icyo gihe ugahita uhindukira. Muri wowe haba harimo amajwi abiri, ariko ijwi ry'Imana rirakura rikazamuka. Ntabwo uba ukiyoborwa na Satani, ntabwo uba ukiyoborwa na kamere. Iyo waburaye urabyuka ugasenga, ukaba uzi ko mano yawe ituruka mu bwami bwo mu ijuru. Ndabizi ko turi mu gihe cy'inzara, ndabizi ko turi mu gihe kigoye, ariko reka mbabwire, nta wundi ujya utanga ibiryo uretse Imana. Umwuka wera niwe utunira ku Mana. Niba uyobowe n'umwuka wera, ndakwinginze, komeza usenge. Impamvu wasenze ntiwumvirwe nuko wasengeye muri kamere, ariko nusengera mu buryo bw'umwuka wera, ijuru riraza kukumva, ijuru riraza gutabara. Uraza kumenya yuko ibyawe byose bituruka ku Mana. Umaze igihe kinini ushakisha, ukabona mu by'ukuri biranga. Impamvu yabyo ni iyihe? Uri gushaka mu buryo butari bwo. Imana ntikeneye ko ugomba kugira icyo ubona uciye mu isi y'umwijima. Irashaka uce mu isi y'umucyo, ukomeze uhabwe ibituruka ku Mana. Abisirayeli bageze hano mu butayu, ngo babona ubutayu bubaye burebure.
barataka cyane, babwira umugaragu w'Imana Mose, baramubwira ngo hajya kuri tureka tukagwa ngo muri Egiputa ngo ntamba zari zihari, ngo nubwo twari tubayeho nabi ariko ngo twararyaga. Mu by'ukuri nuko batari bari mu gihe cy'umwuka wera, ariko iyo baza kuba barakiriye umwuka wera bakizera nk'uko Mose yizeye, akizera ko Imana ishobora byose, ntabwo bari kuvuga ariya magambo. Byatumye Imana yururukana umujinya n'uburakari, ibahereza ibyo kurya byafatwa irabajugunyira. Ndagira ngo muzi ko Imana yabahaye inkware ngo bararya, ngo izindi zibaca, ngo inyama zikaya zibaca mu mazuru, abandi zirabica. Mu by'ukuri rero, nimba warahisemo kuyoborwa n'umwuka wera, uko warahisemo gusenga Imana, ibyawe byose bikorere mu mwuka wera. Urugo rwawe urusengere uri mu mwuka wera, kuko umwuka wera ntatunihira ku Mana gusa, ahubwo umwuka wera twigisha ubwenge, umwuka wera twigisha kubana, umwuka wera atwigisha kuvuga neza, umwuka wera atwigisha guca bugufi, kuko umuntu uri mu mwuka wera aca bugufiya. Imana iguhereza umwuka wera, ariko nta yindi password yo kunesha, nuko ugomba kuba ufite umwuka wera. Udafite umwuka wera nta ntambwe watera, kuko n'ubundi ubuzima bwawe urabizi ko wateye intambwe kenshi, wiyoboye kenshi, ariko uyu munsi wa none nuramuka wemeye kuyoborwa n'umwuka wera, uzashimwa n'Imana kandi n'ibikorwa byawe bizaba byiza imbere y'abantu. Ageze ku gitero cya gatatu aravuga ngo mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe. Musabuti garuka. Imana ishimwe. Ngo mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya ko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri arigendera. Umwuka wera menya ko yabonye kuyoborwa n'umubiri. Iyo uyobowe n'umubiri, umwuka wera aragenda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo oya, ntabwo umwuka wera azahora aruhanya n'abantu. Inshuti yanjye, mwene data, muvandimwe, mushiki wanjye, Imana irashaka kuyoborwa n'umwuka wera, kuko igihe utazaba ukiyoborwa n'umwuka wera, icyo gihe uzaba uyoborwa n'umubiri. Icya mbere, uzasanga nta rukundo ukigira. Uzajya kumva wumve watatswe n'umwuka mubi wo kurobanura ku butoni, watatswe n'umwuka mubi wo kubona ko umuntu atari mugenzi wawe, watatswe n'umwuka wera wo kutagira impuhwe, watatswe. Nukuri ndakwinginze kugira ngo usabe umwuka wera, kuko numara kubona umwuka wera, oya, uzagira impuhwe, uzaba uyobowe nawe, uzaba ufite urukundo. Ariko mu gihe cyose uzaba uyoborwa n'umubiri, ntabwo uzaba ugifite urukundo. Ngo mu gihe uzaba udafite urukundo, uzamenye ko uwo mwuka wera atakiri kumwe nawe. Ngo nuzaba koko uri umwana w'ubugingo, uzasaba uwo mwuka wera uwubwire ngo garuka, kuko muri mwe aravuze ngo icyo gihe uzabwira uwo mwuka ngo garuka. Imana irashaka ko uhamagara umwuka wera. Imana irashaka ko uhamagara imbaraga z'Imana. Imana irashaka ko uyoborwa nawe, kandi ubigire vuba hakiri kare, kuko igihe kizagera ntubone naho wakwambariza Imana. Igihe kizagera ntubone n'uburyo bwo guhamagara uwo mwuka, ariko nuhamagara uwo mwuka wera arajya abana nawe. Oya, ntabwo azakuyobora mu ntekerezo gusa, ahubwo uzaba uryamye usinziriye aza gusure. Imana ishimwe. Uzaba uri mu kazi aza gusure, uzaba ubabaye aza gusure, uzaba uri mu mishinga aza gusure, akwereke, akumenyeshe ibintu utaruzi, akubwire ngo nubwo wari uri muri iyi sisiteme wahindura ukajya muri iyi, kuko umwuka wera ntajya ayobora abantu abaganisha kurimbuka, ahubwo umwuka wera ayobora abantu abaganisha mu byiza, kandi ayobora abantu abaganisha mu bwami bwo mu ijuru. Mushake uwo mwuka wera, kuko ni Yesu wamutugeneye. Birababaje mwene data, nukuri bintera agahinda nimba Yesu yaratugeneye umwuka wera,
ariko wowe ntumwemerere ngo akuyobore. Uyu munsi ukaba ukiyoborwa n'umubiri, nyemerera umwemerera kuyobore. Wowe urasabwa kumwemerera gusa, urasabwa kuvuga ngo Mana, uyu munsi wa none nemeye kuyoborwa n'umwuka wera. Erega nuyoborwa n'umwuka wera uzaba uri umwana w'Imana. Imana ishimwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Uwo mwuka rero nakuyobora uzaba uri umwana w'Imana, uzaba uri umwana mu rugo, uzataka Imana igutabare, uzatabaza mu ijuru wahaguruke. Inama mu ijuru izakorana ku bwawe, inama mu ijuru izakorana ku bw'umubabaro wawe, inama mu ijuru izaterana ku bw'agahinda kawe, inama mu ijuru izaterana ku bw'ubukode bukumazeho igihe, inama mu ijuru izaterana ku bw'uko uri ingumba, inama mu ijuru izaterana ku bw'uko urwaye, inama mu ijuru izaterana kubw'uko uzaba wabuze uko ugenza. Nta yindi pasiwadi, ni ukuba mu mwuka wera, ukayoborwa n'umwuka wera, ukavugira mu mwuka wera, ugakorera mu mwuka wera, ukaririmbira mu mwuka wera, ukavugira Imana mu mwuka wera, ugasengera mu mwuka wera, ukubaka urugo mu mwuka wera. Ntiwiyoborwe n'umubiri rwose, unyemerere ibyawe byose ubishyire mu mwuka wera, kuko nibwo uzaba ufite gitabara. Murabizi ikintu cyitwa mituweli. Iyo umuntu afite mituweli, oya ntabwo arembera mu nzu. Iyo umuntu afite mituweli aba yarishyuye ubwisungane mu kwivuza. Icyo gihe rero aba afite assurance yo kumurengera. Uyu munsi wa none nawe ndongera kukubwira ngo ubwo ufite assurance yo kukurengera mu buryo bwo mu mubiri, nyemerera ushake na assurance yo kukurengera mu buryo bw'umwuka. Nimba uri mu mubiri afite ubwishingizi, wowe mu mwuka wera ufite ubwishingizi. Ese mu bugingo ufite ubwishingizi? Ese mu bukristo bwawe ujya wibuka guhamagara umwuka wera ngo azabane nawe? Umwuka wera niwe wakora ibikomeye, umwuka wera niwe wakugira umugabo utari umugabo, umwuka wera niwe waguha agaciro ntako wagiraga, umwuka wera niwe wakugira umugore utari umugore, umwuka wera niwe waguha agaciro ntako wagiraga, umwuka wera niwe watuma mukorana bakwemera, umwuka wera niwe watuma ibyawe bigenda neza, umwuka wera niwe watuma ibihombo bihunga, umwuka wera niwe watuma uhinduka uwo kwifuzwa, umwuka wera niwe wagushyiraho igikundiro, umwuka wera akora ibintu byinshi, umwuka wera akora ibikomeye, umwuka wera arazura, umwuka wera ajya yongera amahirwe y'umuntu, umwuka wera ni byose. Iyo wabonye umwuka wera uba ufite byose ku Mana. Oya ntabwo uba ukigunga ngo uvuge ngo mbuze uko genza. Ndakwingingira kugira ngo rero uhamagare uwo mwuka wera, kuko uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Uwo mwuka wera niwe wakora ibikomeye, uwo mwuka wera niwe wahindura ibyananiranye. Ageze ku gitero cya 4 aravuga ngo turagusaba Mwami Yesu umwoherereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi, turamukwiye rwose. Mana ishimwe, turagusaba Mwami Yesu umutwoherereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi, turamukwiye rwose. Imana ishimwe. Arangije avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo noneho turamugusabye uwo mwuka wera umutwoherereze, ngo kuko dufite intambara ikomeye. Urumva ko nta ntambara warwana ngo uyineshe, nta rugamba wabamo murutsinde udafite uwo mwuka wera, ngo ahubwo ngo mutwoherereze, ngo turamukwiye rwose, kuko twasanze indi myuka ntaho yatugeza, kuko twasanze gukomeza kuyoborwa n'umubiri nta na hamwe byatugeza. Ariko yigira inama yo guhamagara mu ijoro, aravuga ngo ni ukuri turamukwiye umutwoherereze, kuko uwo mwuka niwe ukora ibikomeye. Kuko mu isi dufite intambara. Nshuti mwene data, wakumva intambara ukagira ngo ni iz'amasasu gusa, ariko buriya no kwanga icyaha n'igisa nacyo ni urugamba, ni intambara. Ntabwo washobora kurunesha utewe n'umwuka wera, kuko isi iragukurura. Isi igenda igukurura kugira ngo ikuganishe gihonomu. Icyakoze ufite umwuka wera, umwuka wera nawe abagukurura akwegereza Imana. Iyo rero usenga cyane, umwuka wera aragenda agakura, agafata indi ntera. Noneho we akaba afite imbaraga nyinshi kurenza imbaraga
z'ibindi byose bishobora kugukurura. niba hano umuririmbyi yavuze ngo no mu byago nzaririmba. burya impamvu azaririmba mu byago ni uko azaba azi neza ko ibyo bikwiye ku mukristo wese ujya mu ijuru, kuko ntabwo kuba umuntu ari kumwe n'Imana bisobanuye ko atageragezwa. hoya, ubushake bw'Imana si ukugenda utumbereye, ahubwo hari n'igihe uzenguruka kubw'ubushake bw'Imana. uyu mwuka wera rero Imana ikwingingira kugira ngo umusabe akuyobore, nuko iyo ufite umwuka wera nta kintu na kimwe kiguca intege. kandi mu by'ukuri nubwo wirengagiza nawe uwo mwuka uramukwiye, kuko iyo wumvise ngo inzara yateye uri uwa mbere mu kuvuza induru. iyo ubonye ibigeragezo uri uwa mbere mu gucika intege ndetse ukanatuka Imana. iyo inzara iguteye wumva waca mu nzira mbi ariko ukabona ibyo urya. iyo wabuze amavuta yo kwisiga wumva waca mu nzira mbi ariko mu by'ukuri ukabona amavuta yo kwisiga. impamvu y'ibyo bintu ni uko utayoborwa n'umwuka wera. iyo ubonye intambara mu rugo wirukanka ujya kuvuga amagambo hirya no hino, ukajya kugisha inama abantu ndetse ukagisha inama n'abadashoboka, nuko utayoborwa n'umwuka wera. iyo uri mu kazi ukabona abo mukorana mu by'ukuri barakwanga, harimo n'abakugambanira, nawe ugafata iya mbere ngo ugiye kugambanira abantu, nuko utayoborwa n'umwuka wera. niwemerera uwo mwuka wera akaba muri wowe, ibyawe byose bizajya bitunganira mu buryo bw'umwuka wera. nta kindi kizagutera ubwoba. uzajya ubona ibyawe byanze upfukame usenge. uzabona ucuruza uhomba upfukame usenge. uzabona urugo harimo intambara upfukame usenge. uzabona inshuti n'imiryango zikwanze upfukame usenge, kuko nta n'umwe wisunze Uwiteka ujya utsindwa. nyemerera ugende urebe abagabo batatu, uwitwa Saduraka na Meshake na Abedenego. abo bagabo bari bayobowe n'umwuka wera w'Imana, ngo kandi bari mu gihugu basenga Imana mu kuri no mu mwuka. ngo biza kuba ngombwa ko Nebukadinezari ategeka ko bakora ibibumbano, noneho ngo utemeye kubiramya agomba gushyirwa mu itanura ry'umuriro. kandi iryo tegeko riragenda risinywa n'abayobozi bakuru b'igihugu, risinywa n'abaminisita b'igihugu, risinywa n'abadepite b'igihugu, risinywa mbese abashinga amategeko bose baragenda basinya kuri iryo tegeko, ndetse n'umwami Nebukadinezari ararisinya. ariko icyitonderwa, muri icyo gihugu harimo abagabo bangahe? batatu. aba bagabo batatu yari Saduraka, Meshake na Abedenego. kandi abo bagabo ntabwo bari barigeze biyandurisha ibyo kurya by'ibwami. iyo urugamba rwabaga rukomeye bari bazi kurwana urugamba icyo ari cyo, kandi n'urugamba bari bazi icyo ari cyo. ndagira ngo nkubwire impamvu urwana ukaneshwa. urarwana mu mubiri, kandi Imana irashaka urwana mu mwuka. Imana ishimwe. ngo barangije ngo baravuga ngo noneho nimugende mubumbe ibigirwamana, ibibumbano, mugende mubishyire mu kibaya. utari bwemere kubyubararira wese arashyirwa mu itanura ry'umuriro. aba bagabo batatu bari baramenye Imana, bari barayimenye mu buryo buhambaye. bari baramenye ko bari kumwe n'Imana batazaneshwa. bari baramenye ko nibayoborwa n'umwuka wera w'Imana nta kizabatera ubwoba. bari baramenye ko Imana ariyo yabahamagaye by'ukuri. mu gihe cyose wowe uhura n'intambara ukavuga ngo ariko se ni Imana yampamagaye, wowe ubushomeri burakugeraho ugatangira gushidikanya ngo si Imana yaguhamagaye. wowe urabona urugo rwawe rurimo intambara ugatangira gushidikanya ngo si Imana yarwubatse. wowe urabona uhuye n'uburwayi ugatangira gushidikanya ngo ntabwo Imana usenga yumva. ariko nshuti mwene data, kurugutura amatwi wumve aba bagabo batatu. barangije bahagarara mu cyimbo cy'Imana, baravuga ngo twebwe ntabwo dushobora gusenga izo mana zanyu, kuko izo mana zanyu zirareba ariko ntizibona, zifite amaboko ariko ntizikora, zifite amaguru ariko ntizigenda. twebwe rero dufite Imana yaremye isi n'ijuru. haleluya. barangije bahamya Imana mu kibazo. nshuti mwene data, niwakira umwuka wera w'Imana uzashobora guhamya Imana mu kibazo.
ngo barangije barahamya baravuga ngo twebwe dusenga Imana, iyo Mana ishobora byose, ni nayo yaremye ijuru n'isi, kandi ngo ni Imana ivuga ndetse ni Imana ikora. Bityo rero ntabwo twakwemera kubaraririza imana zanyu mutugenze uko mushaka. Baravuga ngo babagenze uko bashaka. Bari abagabo bari bashize amanga, ngo maze barangije barabafata barabazana babageza imbere y'itanura ry'umuriro. Ngo hari abasore mu gihugu b'inkorokoro, abo basore ngo benyegeza itanura ry'umuriro inshuro 7. Bene data, Bibiliya nimbivuze ngo itanura ry'umuriro, tekereza kera ukuntu bajyaga batwika amatafari. Ndibaza ko iwanyu nta na hamwe utabonyeho batwika amatafari. Hano mu mujyi wa Kigali naho hari ahandi hantu batwika amatafari uzahabona. Mu by'ukuri amatafari, icyo bita itanura, bararicana rigatukura 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 rigatukura, ku buryo urarireba ukumva uri gushesha urumeza. Ariko aba bagabo noneho ngo iryo tanura bari bagiye kubashyiramo ngo baryenyegeje 7. Barangije barababwira ngo ririya tanura muri kurireba, muremera kubararira ziriya mana cyane mubyemera? Abagabo baravuga ngo Imana dusenga twababwiye ko ari Imana ikora, yabasha kudukiriza no mu itanura ry'umuriro, yabasha kudukiza n'umuriro waka. Imana ishimwe. Imana irashaka ko wakira umwuka wera kugira ngo ushobore guhamiriza iyo mana no mu kibazo, ushobore guhamiriza iyo mana imbere y'abakwanze, ushobore guhamiriza iyo mana imbere y'ibihombo, ushobore guhamiriza iyo mana imbere y'ubushako rwanze, ushobore guhamiriza iyo mana imbere y'abagome n'abagambanyi. Imana irashaka guhamya, kuko ntiwashobora guhamya utewe n'umwuka wera. Niyo mpamvu Imana yururukije umwuka wera, nubwo benshi bamwanze, nubwo benshi batamukeneye, ariko ijwi ry'Imana ryambwiye ngo Imana igiye kongera gutanga umwuka wera. Imana igiye kongera gutanga umwuka wera udasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Imana igiye kongera gutanga umwuka wera mu madini n'amatorero. Imana igiye kongera kugaruka ku bantu bayo, kuko ngo barakamutse cyane, ibyo birayibabaza. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo umwisunze ahabwe uwo mwuka wera. Iki ni igihe cyo kugira ngo umukorera ahabwe uwo mwuka wera. Iki ni igihe cyo kugira ngo uri mu bwisho bw'isumba byose ahabwe umwuka wera, kuko ibihe bibi biragoye kandi byururukiye ku mwana w'umuntu. Imana yerekera ivuga ngo muyoborwe n'umwuka wera nibwo muzashobora gukora ibishimwa n'Imana. Maze ngo abagabo barangije barahamya, baravuga ngo iyi Mana yashobora kudukiza nubwo bari mu itanura ry'umuriro. Imana idutabare. Ngo barangije babwira ba basore, baravuga ati nimufata ababahu. Bafata Saduraka baramuboha, bafata Meshake baramuboha, bafata Bedenego baramuboha. Ngo barangije barababwira ngo ese na n'uyu munsi muracyemera Imana yanyu? Nshuti mwene data, ibigeragezo bigutera byose aba ari ukugira ngo ujye ku munzani Imana ipima ibiro byawe. Barangije bababwira ijambo rya kabiri rikomeye, barababwira ngo Imana yacu naho itadukiza irakomeza yitwa Imana. Imana irashaka kuyihamya no mu ngorane, Imana irashaka kuyihamya no ku gisasiro cy'uburwayi, Imana irashaka kuyihamya no kwa muganga uri, Imana irashaka kuyihamya uri mu kigeragezo. Icyo gihe nibwo izakugirira neza. Ese kuhura n'intambara ukihakana Imana, harakoma gato ukavuga ngo ntabwo ari Imana yavuze? Nshuti mwene data, impamvu uvuga ko atari Imana yavuze ni uko uri mu mubiri, ntabwo uri mu mwuka wera. Umuntu uri mu mwuka wera iyo ageze mu bibazo abona mu Imana, iyo ageze mu ngorane abona mu Imana. Oya, nta na kimwe kimutera ubwoba, ahora yiteze ko Imana izamurwanira kandi ikamuneshereza. Maze ngo abagabo bamaze guhamya, ako kanya mu ijuru inama irakorana. Baravuga batese, abo ni bande baduhamije imbere y'abapagani? Abo ni bande batuvuze neza? Abo ni bande banze kubabarira ibigirwamana? Abo ni bande bemeye kwinjira mu itanura ry'umuriro kubw'umwuka wera, kubw'Imana? Abo ni bande bashoboye kuvuga Imana? Abo ni bande? Mumaze ngo inteko mu ijuru igira gute? Iraterana. Igihe cyose uzisunga Imana nta kabuza mu ijuru inama zizakorwa, nizimara gukorwa zemeze kugomba gutabarwa.
ntabwo ari wowe uzahora urira, oya, ahubwo wowe hamya Imana, ibindi ubiyirekere, kuko Imana niyo izabikora. Ntabwo amaboko yawe yabikora, ariko amaboko y'Imana yakora. Haleluya! Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ukuboko kwanjye ni kwaheze. Ni ukuri, ntabwo n'ugutwi kwanjye kwapfuye ngo nanirwe kumva, n'ukuboko kwanjye ni kwaheze kugira ngo nanirwe gukora. Imana yacu ntaho itakorera. No mu bibazo Imana igikora, no mu burwayi Imana irakora, no mu ngorane Imana irakora, byagucanze Imana irakora. Wowe yiringire gusa, uhamagara Umwuka Wera, kuko niwe uzaguha kwiringira ibyo mu ijuru. Ngo barangije ba basore bamaze kubaboha, ngo itegeko riremezwa, baravuga ati ngaho nimuhaterure muhanage mu itanura ry'umuriro. Nshuti mwene data, abana b'abantu bo batekereza nk'abantu. Abantu bayoborwa n'umubiri batekereza nyine nk'abari mu mubiri, ariko uri mu mwuka yarazi ibyo akora. Itanura ry'umuriro ntabwo yaribonaga nk'umuriro wotsa, ahubwo yaribonaga nk'ubushake bw'Imana, yaribonaga nk'ahari Umwuka Wera. Bo babonaga ko aho hantu bavuze ko bari bupfire, mu by'ukuri bo bari bazi ko ariho bari bukirire. Ngo barangije barababoha, ngo babonaga mu itanura ry'umuriro, ngo ako kanya ibirimi by'umuriro birazamuka, ngo birako bitwika ba bagabo babatayemo. Maze ngo abari hejuru baravuga ngo none nimba babataye mu muriro bahise bapfa, harya baguye mu muriro biragenda gute? Nshuti mwene data, iyi ni Imana ifite imbaraga ziruta iz'umuriro, kuko bo cyagiye bari guhamya Imana iyo yari yamaze kugera mu muriro kare. Imana ijya igutanga mu kibazo, ntabwo uyitanga mu kibazo. Niyo mpamvu ubona hari utubazo tumwe na tumwe wagiye uhura natwo ukabona turarangiye. Ni uko Imana igutanga mu kibazo, wowe uzi uyisanga mu kibazo, ahubwo ibitegereje ngo uyu muntu arampamya gute, mbega bimeze gute. Iyo uyoborwa n'Umwuka rero ntugire ubwoba kandi ntutinye. Maze ngo barangije ngo bahengerezamo ngo barebe ko bakongotse, bagiye kureba basanga ahubwo umuriro watwitse ya migozi yari ibaboshye. Ngo barangije babona harimo abantu 4. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire, uri umuntu umwe, ugenda uri umwe, ariko hari undi mugendana abantu batabasha kubona. Icyakoze uri mu Mwuka Wera wamubona, uri mu kazi kawe, mu by'ukuri uzi kuri umwe, ariko hari undi muntu muri kumwe, uri mu modoka, mbese ahantu hose uri, waba uri mu modoka ugenda uzi ko wicaye ku ntebe uri umwe, ariko hari undi muntu muri kumwe. Waba uri ahantu hose uri, mu bibazo byawe, ni ukuri hari undi muntu muri kumwe, mu ngorane zawe hari undi muntu muri kumwe, mu burwayi bwawe hari undi muntu muri kumwe, mu bukene bwawe hari undi muntu muri kumwe, nubwo ubona byagucanze hari undi muntu muri kumwe. Ahubwo fungura amaso y'Umwuka Wera ubashe kureba uwo muntu muri kumwe. Ngo ako kanya bakimara kubatamo, ngo bahengereje barebye, baravuga ngo twatayemo 3 ariko babaye 4. Icyakoze uwa 4 afite ishusho nk'iy'umwana w'intama w'Imana. Uwo muri kumwe nta wundi ni umwana w'intama w'Imana, ni Umwuka Wera ukunihira, ari kumwe nawe. Nubwo ubona bigoranye, ariko ndagira ngo utangarize itangazo zivuye mu ijuru rivuga ngo Umwuka Wera ari kumwe nawe, imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe, n'ukuri ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe mu gihe cyose wisunze Umwuka Wera. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kukureka. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kukureka wenyine mu gihe cyose wahamagaye Umwuka Wera. Ushake uwo Mwuka Wera, kuko uwo Mwuka Wera niwe wakuyobora. Uwo Mwuka Wera niwe wagufasha. Mwuka Wera yagufasha mu rugendo rwawe. Mwuka Wera yagufasha mu bukene bwawe. Mwuka Wera yagufasha mu burwayi bwawe. Mwuka Wera, Umwuka Wera, Umwuka Wera niwe wenyine wagira ikintu agufasha kandi akagushyigikira. Imana ishimwe, Imana idutabare. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka. Turasoma igice cya 11 umurongo wawo wa 13. Bibiliya iravuze ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho cyane rwose kuguha Umwuka Wera kuba Umwuka Wera uba kuba mumusabye. Reka dusubiremo. None se ko muzi guha abana banyu ibyiza muri babi,
so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo mbega ko muri babi ntimuzi guhereza abana banyu ibyiza, ngo none se so wo mu ijuru azabuzwa n'iki kubahereza umwuka wera ku bamumusabye? Nshuti mwene data muvandimwe, haguruka ujye gushaka umwuka wera, kuko umwuka wera niwe wagira ikintu agufasha. Kandi Bibiliya iratubwiye ngo abana b'abantu bashobora guhereza ababo ibyiza kandi ngo ni babi. Ngo harya ngo so wo mu ijuru azabuzwa n'iki gutanga umwuka wera ku bamumusabye? Imana irashaka ko noneho uhindura strategy, ugasenga usaba umwuka wera. Nturagenda ugasenga usaba ngo Mana iki ngiki urakizi, Mana runaka uramuzi, Mana ibi n'ibi uzi ko bingerageza, uzi ko bindwanya. Nuko nta mwuka wera ufite. Nuba ufite umwuka wera byose uzabibona nk'ibitagira icyo bigutwaye, kandi kuko ntacyo bizagutwara. Shaka umwuka wera w'Imana. Mwuka wera niwe uzagufasha, mwuka wera niwe uzakuyobora, mwuka wera niwe uzakuneshereza, ariko ntabwo wamubona utamusabye. Nakubwiye ngo umwuka wera ntabwo ari ikintu umuntu avuga ngo ni kize ngo gihite kiza. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nshaka umwuka wera uno munsi ngo uhite umuhabwa. Uzabona benshi babatijwe ariko batagira umwuka wera. Uzabona benshi bari muri ibi bintu mu by'ukuri, ariko wakwitegereza imbuto zabo ugasanga nta mwuka wera bafite. Ariko Bibiliya iravuze ngo harya so wo mu ijuru azabuzwa n'iki gutanga umwuka wera ku bamumusabye? Imana irashaka usaba umwuka wera. Uramusaba gute? Senga, wongere usenge, wongere usenge. Satani yaragaca abantu intege, abemeza ko kwiyiriza ubusa, abemeza ko gusenga ari ibintu bidakwiye. Ariko reka nkubwire muvandimwe wanjye, ntabwo wabona umwuka wera utiyiriza ubusa, ntabwo wabona umwuka wera udasenga, ntabwo wabona umwuka wera, oya, ntabwo wamubona utazi kwiyiriza ubusa no gusenga. Imana irashaka ko wongera kumenya igicumbi cy'umwuka wera. Nta handi ni ku karago. Ukajya mu nzu yawe ukiherera ugasenga, ugasaba Imana ukayibwira ngo Mana ndashaka umwuka wera. Kuko Imana niguhereza umwuka wera arakurutira ibitoki. Imana niguhereza umwuka wera arakurutira umuceri. Imana niguhereza umwuka wera araza kurutira imibereho yindi yose usanzwe ubona. Kuko uwo mwuka wera niwe uzakuyobora kandi azabana nawe abana b'abantu batari. Imana irashaka kugira umwuka wera. Iyo umuntu amaze kwakira umwuka wera, hari izindi mpano yakira. Iyo umwuka wera yamaze gushora imizi muri wowe, ugera ku rwego rwo kumva amajwi abandi batumva, uganira n'Imana, ukavugana n'Imana. Iyo umaze kubona umwuka wera, araza agahumura amaso yawe. Mu by'ukuri bisanzwe usanganywa amaso, ariko hari ayandi maso uhabwa, ariyo maso y'umwuka wera nyine. Umwuka wera kwereka ibintu abandi batabona. Iyo ufite uwo mwuka wera uhabwa kuvuga mu ndimi, kandi iyo ufite uwo mwuka wera uhabwa no kuzisobanukirwa. Iyo ufite uwo mwuka wera uri umuntu wuzuye mu buryo bwo mu mwuka. Iyo ufite umwuka wera uba ufite konegisiyo y'ijuru. Ntabwo uba ukiri wa muntu uciriritse, nubwo benshi bagiye bamuhabwa bakamukerensa, ariko Bibiliya yatubwiye ngo ntabwo azahora aruhanya n'abana b'abantu, azahita agenda. Ariko numufata neza bizakunda, kandi uzaba umugabo nyamugabo wo guhamya ibya Kristo Yesu. Icyo gihe nta na kimwe kizigera kigukanga cyangwa kigutera ubwoba. Iyo ufite umwuka wera nta rari ry'ibyaha ugira. Ngiki cyiza cy'umwuka wera. Kandi mujye mwibuka, nimba tubabwira kureka ibyaha, tuba turi kubibabwira ariko bifitiye inyungu itorero ry'Imana, ariko bikagirira n'inyungu umuryango wawe. Kuko icyaha ni karande, icyaha ni gatozi.
uko ukora ibyaha ni kubyara abanyabyaha, kuko bavukira mu maraso y'icyaha. Uretse impuhwe z'Imana zonyine zaza zikamuhindura, ariko iyo utinya icyaha hari amahirwe menshi ko ushobora kubyara abana batinya ibyaha. Kuko umugani nyarwanda, njya numva abanyarwanda baca imigani myinshi iganisha kuri icyo kintu. Sinzi ukuntu bajya ngo uwibahetse aba ari kwigisha uri mugongo, ariko mugabo uyoborwa n'umwuka wera aba ari kwigisha nawe n'ubundi uri mugongo. Reka bariko tubivuga. Iyo ukunda gusenga, mu bawe nabo bakunda gusenga. Nizera ko nta muntu n'umwe ujya ushinga urugo ngo abe hatifuza kugira umuryango muzima. Niyo mpamvu nuyoborwa n'umwuka wera ntabwo uzakora ibyaha ngo ubiyongobeze nk'uko umuntu anywa amazi. Nuyoborwa n'umwuka wera uzasobanukirwa, uzamenya gutandukanya icyatsi n'ururo, kuko uwo mwuka wera niwe uzakwigisha. Dushaka uwo mwuka kuko niwe Yesu yatugeneye. Umubyeyi ukwiye umwuka wera. Ndagira ngo nkubwire ko ntabwo wakubaka urugo rwo mu minsi ya none ngo rukomere utayobowe n'umwuka wera. Oya, ntabwo bikunda. Umuntu uri mu kazi, ako kazi uriho ntabwo ushobora kukamaraho igihe udafite umwuka wera ukuvuganira, kuko hari ibyateye mbese bigoranye cyane bishobora kukwambura akazi rwose ukakabura kandi uri umunyamashuri. Ariko nuba mu mwuka wera ugasenga Imana, uzakabamo. Impamvu ya mbere, bazakugambanira ubimenye kare, ubyerekwe, ubirote, kuko uwo mwuka wera ntabwo twamuhawe nk'umunebwe, ahubwo atumenyesha n'ibitarabaho kandi akabitumenyesha tukabimenya. Niba ufite urugo, ntabwo ushobora kubaka urugo rw'iyi minsi ya none ngo rurambe, ngo rugire amahoro, utagira umwuka wera muri wowe, ngo ugire iyerekwa kuwo mubana, ngo ugire iyerekwa ku rugo urimo, ngo ugire iryo yerekwa umenye ngo uru rugo ni urwanjye, nzarurwanirira gutya, nzarukorera gutya, nzabaho gutya. Reka da, kazakubita gatoya usange ni wowe urwisenyeye, kuko nta mwuka wera ufite. Kugira ngo rukomere, yoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera ni fondasiyo y'ibintu byose, kuko aho umwuka wera ari, ikinyoma ntigikora. Yoborwa n'umwuka wera nibwo uzaba uri umwana w'Imana. Uru rugendo watangiye rwo kuba umukristo, rwo gusenga, ushobora kuba wararujemo utazi ibyo ari byo, ariko reka nkubwire, nta ntambwe watera, nta kintu wageraho, nta na kimwe rwose utayobowe n'umwuka wera w'Imana, nta hantu ushobora kugera, ndakurahiye. Kuko no mu rusengero ubwaho uzahasanga ibikugusha, no mu rugo uzahasanga ibikugusha. Ariko niba uyoborwa n'umwuka wera by'ukuri, bya bindi byose ahubwo uzabibona nk'ibitagira icyo bikugira, kuko uzaba uri mu buryo bw'umwuka. Uri mu mwuka abona imbaraga z'Imana zitandukanye n'iz'abantu. Uri mu mwuka wera, iyo abonye ibigerageza aba yitegereje ibisubizo mu buryo bwo mu mwuka. Uri mu mwuka wera, iyo abonye uburwayi aba ari kubona gukira mu buryo bw'umwuka wera. Yarangiza agahamya akavuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Reka nkubwire, Imana irashaka kuyoborwa n'umwuka wera kugira ngo ushobore guhamya imbere y'ikibazo cyaguhagurukiye. Kuko iyo ufite umwuka wera uba ufite n'imbaraga z'ururimi. Imbaraga z'ururimi rero nicyo bita gutegeka. Urategeka bikakumvira. Ntabwo wategeka udafite umwuka wera. Wowe ntabwo bikunda, kuko iyo udafite umwuka wera ikintu cyose ugikora mu gihe kitari cyo. Ibuka cyane ubwo Balamu yajyaga kuvuma, yoherejwe na Baraki, agiye kuvuma ubwoko bw'Imana, kuko yari umugabo uyobowe n'umwuka wera. Yagezeyo ngo arangije arabitegereza, ngo asanga ni ubwoko bw'Imana. Arangije aravuga ngo navuma nte uw'Imana itavumye? Ngo ahitamo kubahesha umugisha. Kuki yari yahagurutse akajya kubavuma? Nuko yumvaga ko bakwiye kuvumika. Ariko ahageze yinjiye mu mwuka, kuko yarebewe n'umwuka wera, asanga ni ubwoko butavumika.
iyo umuntu ayobowe n'umwuka wera akora ikintu mu gihe cyacyo nta nubwo yibeshye, aba ari umunyabwenge. Ndakwinginze usaba umwuka wera nimba ushaka kugira aho ugera, usaba imbaraga z'Imana nimba ushaka kugera ku butsinzi, nimba ushaka ko ibyawe bikomera, saba umwuka wera. Saba umwuka wera, ujye witegereza urebe mu buryo bw'umwuka. Bibiliya iravuga ngo uwo nkunda muhera mu bitotsi. Ntabwo Imana yaguhera mu bitotsi buryo udafite umwuka wera, ahubwo noneho iyo udafite umwuka wera urota inzozi zo kuguhahamura, urota ibibi gusa, urota ibisimba bikurya, urota ingorane, ukarota ibyago. Ariko umuntu uri mu mwuka wera arota ibintu bifite gahunda, kuko ntabwo ari inzozi ahubwo ni iyerekwa. Impamvu ndimo ndavuga ibi ngibi ni uko benshi bamaze kwirukana umwuka wera, bamwirukanye mu nsengero, bamwirukanye mu byumba, baramwirukanye, ndetse n'iyo ubabwiye ikintu cy'umwuka wera mbese nyine baguhindura ikigoryi, bakumva ko utazi iyo uva n'iyo ujya. Ariko ntabwo washimisha Imana utayobowe n'uwo mwuka wera. Umuntu uri mu mwuka wera agira ubuntu, umuntu uri mu mwuka wera agira urukundo, umuntu uri mu mwuka wera akora ibishimwa n'Imana, umuntu uri mu mwuka wera oya ntabwo ayongoweza ibyaha nk'unywa amazi, umuntu uri mu mwuka wera oya ntabwo avugira mu mushiha, umuntu uri mu mwuka wera arangwa no guca bugufiya, umuntu uri mu mwuka wera ahora asenga yiyegereza Imana, ayereka ngo Mana ngo nakira wagikora. Umuntu uri mu mwuka wera oya ntiyishyira hejuru, ibyo byose azi ko bikimukira ku Mana. Umuntu uri mu mwuka wera Imana iramuzamura ikamushyira hejuru, kuko wemerewe gucishwa bugufi ukazazamurwa n'umwuka wera. Reka abazamurwa n'amafaranga bazamurwe, igihe kizagera bahanuke. Reka abazamurwa n'ubwiyemezi bazamuke, igihe kizagera bacishwe bugufiya. Ariko uwazamuwe n'umwuka wera w'Imana aguma mu bushorishori, kuko ashyigikiwe n'imbaraga z'Imana, aguma mu bushorishori kuko Imana ariyo iba yamuzamuye. Nakubwiraga ngo rero uzamurwe n'umwuka wera, kandi nakubwiraga ngo mu gihe cyose ubona ko utagifite urukundo, umenye ko umwuka wera yamaze kukuvaho. Uyu munsi wa none wongere wibuke ko umwuka wera ni ingenzi ku buzima bwawe. Ntabwo waririmba ngo bikunde, oya ntiwahanura ngo bikunde, oya ibyawe ntibyakomera. Mu gihe cyose uri umunyamasengesho ugomba gusaba kugira ngo umwuka wera abane nawe kandi akuyobore. Kandi n'utari umunyamasengesho nawe namusabira kugira ngo ahabwe uwo mwuka wera, kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Yesu nakugirire neza kandi akwambike imbaraga, aguhe kumenya ibi bintu, ibi ngibi tuganiriye, aguhe kugira ngo ubisobanukirwe. Umwuka wera agufashe, kandi Imana Data ikugirire neza, ititaye ku bibazo urimo, ititaye ku ngorane zawe. Imana ikugirire neza ititaye ku bujiji bwawe, ikoherereza uwo mwuka wera kugira ngo umwuka wera abane nawe mu rugamba urimo. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Gushimiye yuko ubanye natwe muri iri jambo. Tujya gutangira nakubwiye ngo Uwiteka utwiyoborere. None rero Mwami Imana, aka kanya tuganiriye ku ijambo rijyanye no gusaba umwuka wera, kugira ngo kumbure utari umufite nawe amwifuze. Uriya mwuka wera tubonye ko ari wo wemeza abantu, uriya mwuka wera tubonye ko ari wo washyigikira abantu, uriya mwuka wera tubonye ko ntacyo twakora kugira ngo kibe kizima tudafite umwuka wera. Ariko nitugira umwuka wera bizaba bizima, ariko nitugira umwuka wera byacu bizakomera. Niyo mpamvu rero ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, Mana ngwino usange ubwoko bwawe. Hari abahora batakamba bakubwira ngo Uwiteka uduhereze uwo mwuka wera. Nanjye ndasenze kugira ngo Mana ubahereze uwo mwuka wera. Ni ukuri ntubareke bonyine, ntubasige kandi ntubahane, ubahereze umwuka wera
abatamufite nabo mubahereze, ugenderera amatorero menshi, ugenderera amadini menshi, ugenderera ingo nyinshi, ugenderera abakobwa, ugenderera abana, ugenderera abasore, ugenderera abamama, ugenderera abapapa, ugenderere buri muntu wese, umuhereza umwuka wera. Iki kirere cyacu ngisabiye umwuka wera. Umwuka wera yururuke muri iki kirere cy'u Rwanda. Umwuka wera yongere kururuka, abantu bongere kuzura umwuka wera nk'uko bawuzuye mu buryo bwa ku munsi wa Pantekote. Abariko Mwami Imana, natwe twongera kuzura umwuka wera. Ibyo ngibyo nibiramuka bibaye, abarimbuka bazaba baceya. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndasenze, mu izina rifite ubutware n'imbaraga, abarwaye nabo uboherereza umwuka wera, abashonje uboherereza umwuka wera, babone ko iyo nzara izarangira. Mwami Imana, batagira shinge na rugero, uboherereza uwo mwuka wera, babone ko ibyo bibazo n'izo ngorane bizarangira. Erega Mana, ntitwabimenya ko bizarangira tutayobowe n'umwuka wera. Utanga imbaraga zo kwanga icyaha n'igisa nacyo. Mu by'ukuri tumenye icyaha icyo ari cyo, kandi tumenye gutandukanya icyatsi n'ururo. Bityo rero dukomereze amaboko. Abangaba bari banteze amatwi bose, ndabasabira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Iki kibwiriza cyaturutse ku Mana kigende kigira aho kibakuye, kandi kigira aho kibajyanye. Buri wese uteze amatwi iri jambo, buri wese warikurikiye Mana, ayoborwe nawe, kandi umuhereze umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Umuhe kurwana, umuhe kunesha, kuko wowe uri umunyembaraga, kandi ko nta na kimwe kijya kikunanira. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.